Reba ibiheri iyi foto yacu ifite, ariko urebe ukuntu ngiye kuyihanagura igahita imera neza kandi mu masegonda make cyane. Reba iyi foto yari ifite ibiheri byinshi, reba ndi kugenda mpanagura ibiheri bikagenda bishiraho, umuntu wacu agahita agenda asa neza nyine, ubona ko ari ifoto ya professional nta bintu byinshi, ubona umuntu wagira ngo nta n'agaheri yigeze. Reba ukuntu ndi kumuhanagura ibiheri, reba ukuntu yari imeze, yari ifite ibiheri byinshi cyane. Reba ukuntu yari ameze umuntu wacu, ariko reba ukuntu ahisamera. Ngiye kukwereka uburyo nawe wabikoramo mu masegonda make, nawe ukaba wakihanagurira ifoto yawe bidasabye ngo ujye kwishyura umuntu abigukorere, nawe ukaba wabyikorera. Kanze dutangire nkwereka uburyo nabikoze. Uratuza kansibe dutangire nkwereka uburyo nabikozemo. Ukishyiramo ifoto yacu ni gutya izimeze. Urabona izimeze handitseho background, ni gutya layer yacu ya mbere izimeze. Rero umuntu ahita akora control G kugira ukopiye ino layer zibe ebyiri. Control G gutya layer zacu zihise ziba ebyiri. Ubyitegereza neza ureba layer zacu zabaye ebyiri. Cyangwa iyo utazi gukopiya ikintu ukora, urafata ino layer yacu ukayiterura ukayizana kuri kano kantu kagasaraba kari hasi. Kano kari hasi gutya kameze nk'akamenyetso ko guteranya kano, ni kuyiterura ukayiterekamo bigahita bimera gutya. Urabona layer zibaye 3. Ni gutya rero ni izi layer 3 turi gukoresha. Cyangwa nimbona bikorohera wikorere control G gusa naho biraba. Ikintu uhita ukora, urafunga ino layer ya mbere, urayifunga gutya, uhituza uselecting iya kabiri abari ukandaho gutya, nyine umakinga sure ko selectinze iyi ngiyi. Ikintu uhita ukora, uhita uza hano ukikandira right click hano ugahita ukandaho right click, ugahita uza hano handitse convert smart object, ahangaha ugakandaho gutya. Urabona hahita haza akantu hano, aka kantu ugahita kazaho, nibwo ubu yikonvatinze nyine biba bibaye neza. Ikintu uhita ukora, uhita uza hano handitse filter, ahangaha ugakandaho, ugahita uza hano handitse noise, ugahita uza hano handitse medium noise, ahangaha hano hasi ugakandaho gutya, ukamakinga sure ko harimo 45 gutya, ko ari 45 irimo. Warangiza ugatukora okay, ukemeza ugategereza. Urabona hano hasi ihitizaho hano hasi. Ikintu rero hano uhita ukora, urabona umuntu wacu ayisaba smooth, ayise yismoofinga nyine. Tukora uhita uza hano ahangaha kuri kano kantu, ukiri kuri ya layer yacu iyi ngiyi ya mbere, ugatuza kuri kano kantu akangaka ugakandaho, ugatuza hano kuri solid color ahangaha, ukamakinga sure ko hano ushyizemo 0, aha hambere n'aha kabiri ugashyiramo 0. Noneho ahangaha gatatu ikintu uhita ukora, uhita ushyiramo 50 gutya. Noneho ureba iyi kara ukamakinga sure ko ariyo yagiyemo, ugahita ukemeza. Wamara kwemeza hano ikintu uhita ukora, uhita uza ugahita ufata iyi ngiyi gutya ugakandaho gutya, ugahita uza hano handitse convert smart object, ahangaha akaba ariho ukanda. Urabona ni gutya ihita imera, ni gutya ihita imera. Hano ikintu uhita ukora, uhita uza hano kuri ya layer yacu, hano makinga sure ino layer yacu, ugahita uza hano ahangaha hano handitse normal, ugahitamo iyo bita iyi ngiyi color overlay, iyi ngiyi niyo uhitamo, ukayikandaho gutya. Nizere ko turi kugendana. Ukayikandaho gutya, ugahita uza hano kuri filter, n'ubundi ugahita uza hano ahangaha handitse noise, none ugahitamo add noise. Bwa mbere twahisemo media, none duhisemo add noise, ugakandaho ukamakinga sure ko harimo 15 harimo izi noise, ugakandaho gutya ni gutya itifunguka. Ikintu uhita ukora, uhita wizira n'ubundi kuri hano filter, ugahita hano kuri filter, ugahita hano handitse blue, iyi ngiyi ugahitamo iyi ngiyi ukayikandaho gutya. Hano ikintu uhita ukora, urabona umakinga sure ko harimo 1.0 gutya, ukemeza. Urabona isura yacu iri kuba smooth cyane kurushaho. Aha hantu rero ikintu uhita ukora, uhita uza hano hejuru kuri no layer ya hano hejuru, iyi yari ifunze ugahita uyifungura, dore ukuntu ihita igaruka, bya biheri bihita bigarukamo. Ikintu uhita ukora, uhita uza hano handitse normal, ugahitamo hano handitse vivid light, iyi ngiyi ukayikandaho gutya, ugahita uza noneho ukimara kuyikandaho kuri uhita uza hano hejuru ahangaha, ukamakinga sure ko ariho waselectinze, ugakanda kuri filter, ugahita uza hano order hano kuri high pass, ahangaha ukayikandaho gutya,
ukamakinga sure ko harimo 0.5 gutya, urabona isura yacu isiba smooth cyane gutya, ugahita uyihitamo. Hano uri ikintu uhita ukora, uhita uza hano ugafata ukanda kuri no ya mbere, ugahita uza hano ukamanuka kuri no layer ya mbere iyi ngiyi, ugahita ukanda shift ukagumishaho ugakandaho gutya, urabona zose zihise ziselecting ukoresha tuzo hejuru. Ugahita ukora control G. Control G ni nko kubigira groupe bise biba ikintu kimwe bitabijya muri groupe. Hano uri ikintu uhita ukora, urahita uza hano ahangaha ukandeho, uhita uza hano handitse blending option, iyi ngiyi uyikandeho gutya, uhita uza ukande shift ufate alt uyigumisheho, ukande kuri kano kantu, urabona kabaye kamwe, urekure alt none ujye wakajyana gutya, kuko kari kamwe udafashe alt bwose buragendana. Ikiza no gufata alt none ukareba ku ifoto yawe, urabona iri kugenda ihinduka. Bitegereze neza ifoto yawe, urabona hari utuntu turi kugenda duhindukamo, tegereze neza. None nongeza ukazane ugashyire nka mwene ahangaha, wongere ufate alt ugumisheho kugira ngo, kuko udafashe alt wagakurura kose kandi ugomba gufata kamwe. Ufate alt ugumisheho ukureho gutya, nongeze urekure, ujye wabona kumuvinga kano kantu, ujye wabona kugatwara kushaka, ubundi isura yashiri kugenda igaruka. Ikintu hano ituza wemeze, none hano uhituza hano ahangaha kuri no groupe yacu no twakoze, uhituza hano ukande hano handitse hano kuri no layer mask, kuri kano kantu kari hano hasi ugakandeho gutya. Nurangiza hano ikintu uhita ukora control shift control I yonyine gutya. Hano hari umweru haisaba black, none na ya smooth yacu kuri kwashyizeho ivuyeho bya biheri birongeye biragarutse, yasura nyine itameze neza. Hano ari ikintu uhita ukora, uhita uza hano ugafata ya brush iyi ngiyi ukayikandaho gutya, ugahitamo ino brush tool, ukamakinga sure ko hano harimo umweru uri hejuru umukara uri hasi. None hano ukamakinga sure ko harimo 100%, hano harimo 58, hano harimo 100. Warangiza rero ukamakinga sure ko wafashe hano, ugahita uza hano ugatangira guhanagura. Urabona nitangira guhanagura bya biheri biri kugenda bivaho, birimo biragenda bishiraho. Witegereze neza, isura yiwe iri kugenda iba agasimufu neza cyane, nk'agasura k'umwana muto cyane, nyine agasura kameze neza. Urabona ni gutyo umuntu ahanagura, biri professional, pana kugenda wangiza isura y'umuntu uri guhanagura nabi. Ni gutya, ubu nibwo buryo bwiza umuntu yakoresha ahanagura isura yiwe. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no channel, wibuke ntubure gukora subscribe kugira ngo ujye ubona andi masomo menshi nzajya nkwereka kandi yagufasha gutya ino mpanga yose ukayihanagura gutya, ahantu hose aragahera ugakoraho hose gutya. Ni gutya isura yiwe ihita iba smooth mu buryo bworoshye kandi bwiza cyane. Hano gutya urabona agasura ke karimo karaza kamera neza gutya. Urabona umuntu wacu arasa neza, twamuhanaguye umuntu wacu ameze neza, nta kintu na kimwe kibangamye. Hano rero urabona dore ifoto yacu ukuntu yari imeze, yari irimo ibiheri byinshi cyane, ariko urebe nta giheri na kimwe wamubonaho. Before yari ifite ibiheri byinshi gutya, reba after nta giheri na kimwe wamubonaho, agasura ke kari smooth kameze neza. Ubu nibwo buryo wabasha guhanagura ifoto yawe nk'umuntu wabigize umwuga kandi mu buryo busa neza pe, umuntu wese atabyirengagiza. Rero nimba iyi video igufashije, ibuka kora subscribe kandi unanyandikire muri comment ikindi kintu cyagufasha kugira ngo nanjye nkomeze nguhereze andi masomo menshi. Hano rero uhita uza kuyisavinga. Gusavinga ifoto ni ibintu bisanzwe, ugakora save as, copy save as, hano ugahitamo ahantu iri bujye ukemeza. Hano niho uyitira izina, hano uhitamo format, uhitamo JPG, ugahitamo ahantu iri bujye. Ni ibintu byoroshye, ugahita wemeza. Murakoze cyane.